baby bure kutamvuna akaboko we uri mu biki utwitse iki sura umusazi nisinjye ari kunsuzugura kuri wumva biri burangirira aho ngonje nta mfite nakwemera passport anye so aho kuri kubaza nka passport anje iburira ye n'ibindi mu biti iki uzukuru umusazi aho baby ugenda ukanga ubwana bundi je nago ndi umwana ukanga ubwira ngo hano na hano na hano wapi byo nabi nabo aho tongera kumfata ase agri murama ndi murambabaza uba nagutamisha wareka nyine mva ngo wareka iyi mikino n'ikiboye iramaze wa agi byonyine rakura kuno wiyambitse sindi mu rugo se nabyo ni ikibazo asi ibintu byawe yabyo yesu we baby Hi guys, mumeze mute nizere ko mumeze neza nanjye meze neza babwira ngo prank ni prank buri munsi prank yo munsi meze gute mwabantu mfite kino kintu agira ni passport ya aga ariko kanze mbereke kariye mutagira ngo ndikuko ikise ni ikinamo kimwe passport y'abagabo nta wabivamo kandahishikira imyaka dore siba ariko nakari yaga passport ni ya aga ibintu ngiye kumukorera aga uko nafite gahunda yo kumukorera frank yo kuri passport ye nabyutse mwiyenza aho nyina rukubora abagore tubyuka twiyenza tangiye kwitangisha nanye gutana injoro ndagwamagara ni mwitaba umeze nk'umuntu agira ngo ufite siga ufite n'incoreke abagabo rero mukabyanga muti uyu munsi wa prank umunsi meze gute iki ni bimeze gute rero ngiye gutwika iki ngiki aga mbuye mu cyuma nyine nirakaje manukanye na passport ye aga none aga yo dushwanye ikintu akora cyambere no kunyihorera ariko ikintu cyambere nza kunda telefone have mine mu bantu mu bintu telefone na passport ngiyewe ikintu nkunda tutavu iby'umwana wanjye byo ntago bigira urugero nta nubwo najya nyine kuvuga ngo hari umuntu bakunda kimwe nkunda cana rwose iyo nkaho nicyo kintu cya mbere ndeba iyo ngiye kuryama nicyo kintu cya nyuma ndeba mbere yuko nca no kumva ko umuntu twararanye ameze neza ndabanza nkanakoze igihari we rero ikintu akunda cya mbere yabyutse afata telefone passport yarayikunda ko isaha n'isaha bavuga ngo nagenda so yewe rero Yesu bitumye ni irangamurangizo ko ntazanira ndatinya kwireba kuntu bimeze rero protege no zamuka kumubwira se akubwira rero zamuka kumubwira ati ko Micky arimo aratwika passport yego wazobatse bigenze bite ko Micky ari gutwika passport yawe yitotomba ngo ni mucyotewe so rero kuntu ibintu bimeze reka tubanze dukatinge twumve umuji nyine kuntu ibintu bigifashe kugira ngo tite tugaruka tucana amubwira ahita amanuka nyine protege nangiye kugenda yumve ko nta kintu arimo nyine yegere nk'afi y'urugi ubundi tite tubabwira ariko ari nko kuri telefone simbizi umva tuvuye gushwana niyo mpamvu natinze buraciyemo nk'iminota nka 20 so protege ubu se iki kintu kiraka gitinde ndi kubyibaza use icyarumva ari passport Yo ntabwo ari ubitekerezo akira passport y'ibiki umufuka telefone siwa yego umuyakaze gutangiye kubinya mani mfasha ze atita kuranga ari ikibone nategereza kibanza gise n'ikirangira byanze kwaka ntabwo uri kubibona kanakirize hano hasa nk'ahigisha uri kumbona
utabigira se protege warebye nk'ikindi gipapuro mu nzu ukabitwikana ibaze ko kihise kizima reba nk'ibindi bipapuro mu nzu Takaripsi kwatinze we shabyanze biri kwanga kwaka pe biri kwanga jenny amafuta saraka bitu tigiye gushira protege ibyo bintu wabibonye ko buto bwawe uko turi mu myaka akire ubuto buraka sha protege ahanda gusetse ntabwo ubuto bwakuri kumbere wabibonye bwakazi nuko ndakino kitari gufatwa gutya cyaze aho mutindi yanitse n'irifu cyatagiye kwaka ariko tagiye kurya kwasi ariko birabaga kizi Yesu digusha burya byatse byarangiye so guys kijya kurikiraho ni iki noneho nanambaye uburyo atatekereza ko nabyambara ndi kuri kamera ko kitakaze ngo kirangire so kumubwira se ko ari pasiporo yahiye yose yabaye ushwambagara mw'abantu mwe ninkubitwa cyangwa nigwa umenye uburyo muzavuga gusa arabona ari pasiporo ko yahiye cyandi kuruhira gusa ntabwo yabyitaho ntabwo atekereza ko natwika ikindi katurebe siko tumaze ko ari iminota 7 muri bino bintu bidashinga so yenda ukamubwira aho ugenda umubwire wegenda kanira akazi yagire ngo nabigize inama ndururu araje ibintu cyumaze gutwika ibikimaze gutwika cyangwa imbaza byinshi ugenda utetse ko ubundi uvuye mu nzu wirakaje nibitse pasiporo yawe uvuze baby buriya kutamvuna akaboko we uri mu biki utwitse iki sura umusazi
nisinjye ari kunsuzugura kuri wumva biri burangirira aho ngaho nge nta mfite nakwemera passport yanjye se ahubwo ndi kubaza nka passport yanjye iburira he n'ibingibi nk'umubitiye iki uzi ko uri umusazi ahubwo baby reka nose urakara ubwo byose ni ukuruka ubuye bugorgise uzagenda ugurira amafaranga sura yabo umva nkubwire ibintu maze kunuka mu cyumba birahagije bya bintu bitwaza ngo turashwanye ngo uragiye ngaho genda nyine genda ngo uratega ugende genda nzarebe ikintu uzongera kumwangisha mana yanjye urimo agaranga reba anga reba iri mukozanga aganda kwiyamyaho bigeze winesha umutwe sikikare ase umva nkubwire wihangane ntuzamure isukari babaza nikumbabaza nk'ubu ngubu passport rwana niki ngereka ngo narindambiye ibyo kunyikangisha ngo passport ngo uragenda abagiye bajya baragenda uzagenda ugurinde mwagisha ibintu bimwe ntabwo ndi umwana wawe n'undi munsi ubahane tujye tunumvikana ugenda ukanga ubwana bundi njye ntabwo ndi umwana wawe ukanga ubwira ngo hano na hano wapi ibyo ntabwo inama aho tongera kumfata ase agri murambabaza ndumva nagutamisha ndumva nagutamisha bibi wareka bakajya ko ndamaze nimba nyitwite none uragira ngo bigende bite wareka nyine umva ngo wareka iyi mikino n'ikiboye iramaze agi byonyine rakura kuno wiyambitse sindi mu rugo se nabyo ni ikibazo ubundi nimbe nigiriye ku muhanda pasiporo niyo kubabaje gusa aga pasiporo niyo kubabaje gusa nyine pasiporo niyo kubabaje gusa nese irakubabarira iki ntabwo uzagura indi akureho ibyo pasiporo ibintu uratisha ni ubusa reba yahiye n'aka namwe gasigaye gusoni si wagira kwirakaza gutyo umva mubwire irakara nyine mbikoze urambanje ndakwishyura umbwiye nabi mu cyumba nanjye nta wundi ugenda kukwishyura sinakubasha ngo ndagukure baby kabirakariyemo biragenda bite protege amubitire mu muhanda winkoraho rimwe kabiri gatatu winkoraho ngaho mbabarira abasomeye byari umujinya aga ese byari umujinya si umujinya ukora ku bintu byawe ese byari umujinya ngo namubwire nakubwira ko bikiri ukunda gukina n'ibintu bitazi ese wabaye murekazi aba ubaye jya kubika iyo pantaro jya kubika kanze mbifoto jya kubika asi ibintu byawe bihagera sweet baby Bone sinabishaka protege ngiye kumubwira ko ari plan aga baby arabakaye byanyanje baby mboro kandi hano kuna buhunzi ntabwo nabishaka kwikubita hasi baby wambari kugenda buhunzi nyine gakomeza kurakara nyine mbabara gukomeza umugambi wawe mu byo urimo
telefone yanjye mu nyine ndetse ntabwo nabishakaga kandi njye nyikozeho yikubita hasi ntabwo nabishakaga reka nyine ngayigende nese ikindi ushaka ni twicarane basi musabe imbabazi uzisaba mu mabuye njye nayitwitse ari umujinya ariko ntabwo nari mbiganira ntazo umwanya ngo basigiye basi mbabarira nyine ngiye kugwira kuri igende ntabwo umubabari ngayigende so ntabwo kunyanuranya nyine ubu ntabwo kunyanuranya se kucyuraka umeneye telefone ntuke passport kinini iki ikindi cyezwe mbyumva ari iki rega aho si wowe uziko muzi umuntu watuma umuntu akora ibintu utagakwiye reka nta bintu byose ukangisha ku Rwanda baby boss ibyo nyine ni njye nta kintu kibi nagambiriye nanakoze nshaka kukubabaza rero ibyo bindi rero bireke ibyo bindi bireke oya ama kuki watwitse passport ya dadi Mubwire tuweze kunseka mubwire sheri tega ngongorere Beleza. Irukan byari pranka nayi Neza passport natwitse nasi kuno wowe wiyakiriye ko yaje ndayimuhaye kugira ngo utankubita azanamo ngwino yimuye Charo yinza byari pranka ababizi ko itagwa n'ikibizi ngaho byuka rero mereza amo mereza ntabwo byo nabishakaga birise ibyo birahuriranye kandi ikindi ubwo se natwika pasiporo ntibamfunge mbwira mama bwarasimbutse ngo mama bwarasimbutse bana n'indyakiriye wari kujya kundega ubwo ngo ari kunyana umunsi wo kubeshya nyine mbwira wari kujya kundega yo kurega iki nakwiyoreza kutanya kwa kuri passport iyo itarangiye sujyana yuzuye se bakona kuguha indi ndako bivuze ko kubera nka dekara ko nayibuze urabitapu iyo menya nka nayitwika nimba babidekarara kunjya leta gukina nabyo mwana nese ubu ngende umwana ko ntayitwitse se ese kamuzi ku kintu byose wumva warwana narwanye ye uzi ukuntu wanguriye akaboko uzi ko wangwise urushyi umwana yitambuga wafata passport mugiye kwitwika ese nayitwitse ntugakine cyangwa agavuze 1,131 ngaho byuka ariko kumbyutsa ibyo umaze gukora umuntu ntabwo ubizi bebe ntukajya ukabya nawe gufunga umutwe ngo unarengere yewe bebe ano uramubwira sindi kugwama amubituye umwana wawe ariko umwana bajya kumukubita wino hano urana cyane mukubita ngo mbafatore n'umwana wawe
Egira ariko nkubaza ibibazo. Oya reka kumbaza ibibazo. Mwami kibizo nimba twiyonze. Kwita. Yakose man nukajya ukomeza ibintu twiyonge birangira. Yanda umwana wawe. Amora wari kwamuha akagenda akareka kugira. Ese n'umwana wamuhagaritse ngara wakamusha. Umwana wari ko se muhereza umwana akiri umwana mujye kuryama. Mufata mujyane kumuryamisha. Uri kumva? Ikibazo cya mbere kiragira kiti. Ese baby no wareka ukumva. Ese la telefone nyine ntagomba kwimena. Ikibazo cya mbere kiragira kiti. Nayimenye po. Ikibazo cya mbere kiragira kiti. Turabazanya ibingana. Ikibazo cya mbere kiragira kiti. Sanga Vestina mujye guteka. Yasinzi umwana genda uryamane n'umwana wawe nyine musinzire. Uryamane n'umwana musinzire. Baby, wigeze usebaho? Rimwe. Asi wavuye muri telefone. Mungu ntabwo byarangiye. Oya ari nk'ikintu kiba cyarakubayeho. Nk'ikintu kiba cyarakubayeho ukavuga ngo ndasebye pe mu ruhame. Anabyo ndi gukubwira nyine. Ni ibiki nyine? Ntabwo ari munsi na kabiri. Ni ibiki nyine byakubayeho kumva urasebye? Kandi nese njye kongera kwisiga bwa kabiri. Kimbwire. Kandi nshaka kuba kuri kamera. Kuba ntawe udaseba kandi ntabwo byarangiye umuntu arenda apfa gise. Ngana imbaza. Kumana. Aga. Nase umubaze iki? Turabazanya. Mubaze iki nyine? Mangiye umaze kumuruga mu mutwe. Nase n'iki cyumva nagakwiye kukubaza kandi. Baza ikintu cyose ushaka ikintu okay mbaza ndakubwira ikintu cyose naba naraguhisha. Ibintu ukora ubona wuzuye. Mere kuri iki kibazo. Wowe ndebye ubona nuzuye. Nyine nakubuze. Turi kubazanya. Nuzuye nameneka. Mana shimwe. Ndarinda. Nose nitekereje nko kuvuga ngo bene ngo watekereza ngo wafata passport itwika uwo mutekereza. Yange se uzongeye kuyisoma. Ntunse ndayisoma. Bivuge nkuri coding. Nago reka nkubaze ikindi. Va muri phone yawe. Mana sigi kuki ngiye ariko ndagukora muri telefone yawe. Nzayimena. Nkubaze ikindi kibazo. Ni ryari umuntu igeze kugutenguha? Umuntu wizeye cyane akagutenguha. Kandi nkubaje ndi seru. Ku itariki ya mbere z'uyu mwaka. Umuntu yaranenguye. Tariki za mbere z'uyu mwaka? Tariki ya mbere y'uyu mwaka. Iyi turimo? Ninde wagutengushye? Cyo kumuvuga se kandi. Wakabyagenze bite? Twarakoranye nyine mbona. Nabimenye. Nga nawe mbaza. Vesti! Mugiye he? Ngiye. Iki? Mbaza nawe. Jere bimaze kumuruga mu mutwe. Ukuntu mba ngemeze. Sheri gabanya. Nyine ukuntu mba meze. Mbaza nyine. Mubaze? Sini biki binyanduje. Ntago mbizi. Asiri kwikora cyari kumbizi. Si no kureba ingi nabyo ngo birakubabaje. Nakubwiye ngo mbwira. Baza. Nonongiye ikintu cyakimbangamiye kandi kuvuga. Ire kwa ngo ikintu cyakimbangamiye. Mani nagura umwana umuntu yingingira ikintu rimwe kabiri gatatu nkaho nta kugira. Nasira ngiye kubipfa. Habaza umunyamakuru. Nje nagana nawe ntago twabazanye. Sawa mugabo ndekura pa ndekura. Mangiye mara kunkuruga waranze ukakanza n'ibintu by'inuza. Ese ngiye wamviriye muri phone kugira phone yawe. Ngiye umaze kunkuruga ko none. Umuntu yazi nakora ayaje nukayikore. Umuntu nankoreho. Nate twandi akobwa ntibikure. Ntaje bimvuga none ntibikure. Nese ugiye kubikora bwa mbere? Nyine n'ubwo bwa nyuma. None se ikibazo ufite n'iki? Sarira. Imyaka yawe ntago wareka gutereta. Sibiyamo mama ukajambo. Ku myaka yawe ntago wareka gutereta. Guys, ibyo jambo muri saving. Nese ngiye ntago nese ngiye nagukinereta. Siko wishyize mu kantu tarimo. Oyamvuze ku myaka ntago wareka gutereta kandi koko baravuga ngo umugore bisaba ngo acha kudefana kaje wacha kudefana bisaba ngo umuterete buri munsi ijambo wavuze wacha kudefanda kuko cyashaka kubana cyumvise igiki rega ukavunike mutanumvira musa ariko man je nta kintu mvuze ndavuze umugore wa mutereta buri munsi ngewe ugomba kuneta buri munsi ukambira utugambo ukanera umutoma nyine nka buri munsi ukabikora nka buri gitondo ukabikora nka ari ubwa mbere tubonanye ariko we warabyibagiwe
hari umumama wavuze ejo bundi ngo urukundo rw'umwaka w'imyaka 2 ngo ruba rushyushye ruryoshye ariko mugeze mu myaka 3 muba mufite inshingano muba mwarabaye bro na sister urabyumva gute ubusore hacemo igihe kingana gute kubera iki kubera ko numva utangiye kujyana nawe imyaka 3 oya ni urugero ngo uhaye Kamana ayo wivunika ibyo washize kumwamba nabyumvise kandi buri umuntu yari umuntu mukuru urumva agira uko abikosora ikindi kibazo kiragira kiti Pacifique agira neza ni ryari wakunze umuntu ugatinya kubimubwira ana rimwe ko wabusa kose ngewe nyine cyetse na tutabonanye ngo mugereho icya kabiri ni ryari wakunze umuntu ukamubwira uzi ko atakwemera akakwemera njye ntabwo napfuye kubwira umukobwa ngo ndamukunda nazi ko atamwemera wari uzi ko nagukunda bari barasaza nitugera kuri yosije ndibukubona ko wewe byoroshye waramundaga ukangura utugambo bitarananzamo neza twavuganaga kuri telefone se oya reka na hamwe ibi bintu duhora tubipfa njye nawe twabuze umunsi tuzanzura njyewe ntabwo twabonye kuri fone wanyatse nimero njyewe nakwatse nimero aga yes ndabikwibutsa kuri bya boro bya janvier kugira ngo nyine uzambwira uranambwira ndakubwira ntabwo ndi kuboneka uwo munsi ugera utari mu Rwanda wo kunyarwanda se ni nyarwanda wo kunyarwanda turi muri jenizi mwana nawe muri jenizi kubera ko warunzaniye akazi ntuzabeshye ibindi bintu umva nkwibutse reka nkwibutse narazana ikiraka twawe muri jenizi baranakubwira ngo narekuye amafoto uri kubyumva barakubwira ngo umpostinge uhita upostinga amafoto ari so turi kubikubwira anabwira icyo gihe nanuza twari turi kumwe na midera ahita postinga bwa mbere inshuro ya mbere njye nawe twahuriye muri jenizi atari rero kuza kwamamaza uyu nshuro nazanye na soti duhura hanze arakubwira ngo narekuye amafoto uri kubyumva na midera hari uhita umpostinga na midera arampostinga uri kumva njye ndi kukubeshya ntabwo byabayeho se je mwaka nimero none akara kakavuka kakakiza none kuki wagiye kubaza wowe mva ubwira ikintu cyane ikintu byose oya nabonaga unyizanishwa n'ipitapitisha jewe kugira ngo dukundane twari tumaze guhura kangahe aga wazaga hano na hostinze uje gukora iki njye namaze kubona ko umaze kunkunda naza kora ko utari ikirara iyo umuntu aza gukunda tuzakora ko atari ikirara ubizi ariko rwose abahungu muriyemera kuki mutajya mwemera yuko ibi njyewe reka nkubwire ngo reka mbe nimara stress nanone kubwira ariko ndavuga ngo reka tugerageze siko nakubwiye maze unyimarira stress oya impamvu njye nabonaga uri umuhungu utanywa inzoga nyine nkabona umuhungu w'akadage ndavuga basi uyu nguyu wenda reka tube tubeshyanye iminsi mike iminsi izaba yicuma ubu urambeshya ntabwo nakubeshya ari cyane ariko mu minsi 2 nari namaze kubaseriye kukurusha batse kubeshya ko nkumve waza kubye mu bintu cyangwa ariko njyewe Micky nyine kukibibagora aka ari nge nawe ninde muntu ku munsi wa mbere nakwemereye ngo dukundane wamperezanse isoko n'amaduka koma keje no hindi isoko n'amaduka John asumani turi kwari wanzu njyana Kigali Universe John buramubwiye ariko John urahise bibwira nabandi babe bicanye table John ndamuzi tuba tugiye hariya uravuze kwa Kibonke ubwiye nabandi sikiye numara byibuka je byose mba mbyibuka none se kamubaza nambaye ipantaro umupira nditseho Micky ariko byumva n'ingofero na Air Force kuki butabyibuka aganda kubera ndagukunda aga uziko wanerese nje nabaga mu nzu y'ibyumba 2
ari inzu nyine yigize icyumba kimwe kiraha ikindi kiraha tuwarete iri nka gutya wicaye kuri kaga esikariye ko kuri tuwarete inshuti yawe yicara mu ntebe ya mbere njye nicara ku meza nasi ndakubwiye ko ngukunda ndi kumwe n'inshuti yanjye Franka we mukajya umbwira ngo Franka ejo yarabamagaye none ngo akantu ngo baposte inkuru njya muratandukanye we ese dutandukanye wababara nubwo maze ngo wahombeye aho mu mwanya wose nawe narataye ndi kugutereta ntose ko twe nabitabwiye kuri success umva byabimaze iki neza abandi bose reka mbwira urukundo urimo kenshi twumvaga urukundo turimo ari urwanyuma bikarangira utabaye urwanyuma nose ngo uri mu rwa kangahe Imana imfashije rwanyuma itagufashije Satana byivanzemo hari umugore ejo nabonye ku isimba avuga ngo kuri wa mugabo yishe umugore we ngo nuko yamusigiye abana bakamunanira mu ngo abantu bazira kwizirika nyine kwizirika to umugabo wawe ukabona ari intare ariko ukizirika ngo abana banjye niyo umuntu yaba yambyaje abana 15 bose nabatwara ariko ngiye ntago umugabo yajya kunyica nabi twatandukana nkagenda nkashaka undi nkahura muri tutaravo wagiye narakwica ariko ngiyewe mbonye ko ushaka kunyica bya nyabyo nakubanza ngiye nakumena acide mu maso kira amagambo mabi kandi wabona bikubabaje mba nivugira nyine mba nshaka kumvisha ko utekereje kunyica nanjye nakwica baby va muri ibyo nese uri kinini uwo ni umuti w'akaguru kanjye ese gusika n'icyo ufite amagambo menshi waba udashaka kuvuga nyama yarushije zivuga ziwasuze ko naguterese arashira ariko hagati noneho uburyo abantu bazi kutavuga nasavuga abantu muzi kagavuga muri comment bandike se bari kungaga aravuga ubu se ndi kuvuga irari uzi ko ufite irari no mu maso baby iri irari sabo ngenda kureba nkaratuna burimo uzi ko ugira irari no mu maso rikuzura rigasenderera mu maso nge nta kimana itamaye Imana yaguhaye iki Imana yaguhaye iki byose ndabifite bitavugwa umuntu asaba bihenye mfite kuba ndi kumuvinga i Kigali ikindi kandi byose bikubiyemo nese ngo muvingira mu ntara kuri Kigali nyine nibikira ibintu bitatu ushimira Imana ko gihumeka icyo cyambere icya kabiri ko ni mu murimo wayo icya gatatu si ibyo subwo icya gatatu nacyo ntabwo kivuga hari ibintu urumva umuntu aba atavuga asinya mu buntu bugufiya koko ngo uri mu rugo ibintu ko barabicitse wabisubiyemo ikibazo kiri kandi ari ikibazo kwambara gutya harimo ikibazo abanyarwanda bakubona hariho n'iwabo so guys rero mukande subscribe noneho muze kumbwira indi prank mwumva twakorera tubabwira ngo turabakunda bye